Disclaimer, abakobwa bose ntabwo impano bifuza ku munsi w'abakundana Saint Valentin ari indabyo na shokora. Abagabo bose impano bifuza ntabwo ari amasogisi n'isengeri. Hari ibindi bintu byinshi ushobora guha umukunzi wawe kandi akaba yanyurwa kuri uwo munsi ndetse no muri iki cyumweru cyahariwe abakundana. Umunsi mwiza w'abakundana rero ndetse cyumweru cyiza ku bakundana nubwo byahariwe abakundana. Iki cyumweru gisa nkaho kibanda cyane ku bakundana, ariko nawe uri single ntabwo wakagombye kusigara inyuma. Ntekereza ko iki cyumweru ibyo wifuza ko abandi bakugirira nawe wagaprofise nyine nawe ukabyikorera. Bahaye ikaze rero. Uyu munsi nifuje gusubiramo igitabo nigeze kukivugaho, ariko kubera ko ari igitabo kijyanye n'ibihe turimo ndongera nkivugeho gatoya, ariko mbonereho wenda se nkwe na recommendation ku bitabo ushobora kuba wagurira umukunzi wawe, cyangwa se mushobora kuba mwasoma niba bakunda gusoma ibitabo muri iki gihe, bikaba byarushaho gushimangira neza umubano wanyu, relationship yanyu. Nawe kandi niba uri single, niba uteganya kujya muri relationship, nagukonseya gusoma ibyo bitabo kugira ngo nyine ube witoza. Uretse kuba bigufasha muri relationship, binagufasha nyine nk'umuntu ku giti cyawe. Igitabo rero tugiye kuganiraho ni igitabo 5 love languages. Impamvu nagihisemo nuko kuri ngiye iki gitabo nikiza ko ari fundamental, kiri basic, niyo fondation ya relationship zose, yaba relationship za sheri shushu na relationship tuba dufitanye n'inshuti zacu zisanzwe, n'inshuti zacu zisanzwe, kuko uburyo uba wifuza ko ukundwamo n'uburyo mugenzi wawe aba yifuza gukundwamo cyangwa se ko umwereka kumwitayeho ni ibintu bibiri bihabanye. Rero ndizera ko iyi video iri bube inclusive ku bantu bose. Nkuko nari ntangiye mbivuga rero, abakobwa bose ntago kuri Saint Valentin kado baba bategereje ari izo ndabo cyangwa se shokora. Abahungu nabo ntago hari amasogisi n'amasengeri n'amaboxa bya bindi byose tugenda tubagurira. Iki gitabo rero kiravuga ko indimi z'urukundo ni 5. Indimi z'urukundo rero uko ari 5, reka duhere ku yitwa quality time. Hari umuntu mu buzima bwe aba yumva ko kugira ngo umwereke ko akunzwe, no kuvuga ngo kuri uyu wa mbere, kuri uyu wa kabiri, muri weekend niwe rwo muzacelebra, hari umuntu aba ashaka ko igihe mu kimarana, kandi rero icyo gihe mujye kumarana mukakimarana ari igihe cy'umumaro. No kuvuga ngo niba mwemeranyije ko mwiyemeje ko mugiye gusohoka mukajya muri restaurant, zimya telefone, wicare umwumve, mujye museka ku buryo buri organique, hatajemo ka kantu ka distraction, email zo ku kazi, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari abantu rero bumva ko kuri iyi Saint Valentin kugira ngo yishime nuko umwemerera ukamuha umwanya. Niba uri umupapa ukaba umaze igihe mu mavoyage, mu ngendo zitandukanye, niba umugore amaze iminsi agusaba atari ko se wazashatse umwanya tukaganira, uburyo bwiza bwo kumuha Saint Valentin, impano nziza wamuha kuri Saint Valentin, nuko wamubwira uti uyu munsi ntabwo ndi bukore kuva saa 9 za nimugoroba, ninjye nawe nateganyije ko twicara ahantu tukaganira. Iyo minota niyo utazana izo ndabo nta kintu bitwaye. Ninjye kuvuga kuri izi ndimi rero z'urukundo, love languages, nutekereze ntaho bihuriye n'amafaranga. Niba situation economique yawe, niyo mu mufuka wawe hatameze neza, ntabwo ari itegeko ko wivuna kuri Saint Valentin cyangwa se muri iki cyumweru nyine cyahariwe abakundana. Ntekereza ko ikintu cy'ingenzi ni ukumenya uwo mukundana, ukamenya uburyo wamushimisha kandi bitaguhenze. Hari ukuntu hora ubona nka couple zihoramo intonganya. Akenshi biterwa nuko umugabo yumva ni Saint Valentin, abandi bagabo bose baguriye abagore babo imodoka nziza, imodoka nshya, nanjye umugore wanjye ngombe mugurira imodoka nshya. Kandi ugasanga umugore wawe ikintu yifuza nyine nayo masaha 2 ubroka kuri kungengabihe yawe, calendrier yawe, mukaba mwayamarana, akazamara umwaka wose agushima. Cyangwa se ugasanga we ikintu kimushimiye cyakamushimishije nuko wagaciye ku isoko ukazana ya gaze iremereye kubera ko atabasha kwiterura, ukabigeza mu rugo.
umugore akishima. Reka tujye kuri urukundo rwa kabiri, physical touch. Hari abantu yumva ko akunzwe iyo uburyo umwerekamo urukundo ariko habayeho physical touch. Ntabwo ari itegeko ko buri gihe physical touch aba ari sex. Hari abantu bakunda kugenda kuba bafashe mu ntoki. Niba umukunzi wawe kugira ngo iyi Saint Valentin izagende neza, ashobora kuba yumva icyamushimisha ariko mwava kwa Rubangura mukamanuka mukajya muri quartier commercial mufatanye ukuboko. Ubwo ni uburyo umuntu nyine aba yumva ko ubimukoreye yabikunda. Bisigaye byaroroshye kureba za filime. Fata ugure icupa rya wine, mugende mwicare mu rugo mukadoringe mu ntebe, si itegeko ko mugera kure, ariko byibura nyine abone ko muri présent, muri ahantu hamwe, uri présent nawe ari présente, cyangwa se uri présente nawe ari présent. Iyo ni imwe muri kado ushobora gutanga kandi igatuma nyine ushimangira urukundo rwanyu mwembi. Hari iyindi rero bita act of service, akaba ari iya gatatu. Iyo ngiyo ikaba ijyanye n'abantu bakunda ko ushobora kuba wabakorera service cyangwa se hari ikintu wamukorera. Tuvuge nk'urugero nigeze bwakomozaho, ushobora kuba wajya kumuhahira, ushobora kuba wagenda ukamushyirira essence mu modoka ze cyangwa gas, ushobora kuba wavacuuminga, wabyuka mu gitondo aho kugira ngo abari we uhora usasa. Nubwo ngo kuri Saint Valentin byuka noneho abari wowe usasa, abari wowe uteka breakfast, abari wowe ukoropa cyangwa se ukuraho utwo twanda. Dore weekend irarangiye, abantu bari bafite inshuti zaje kubasura kubera za Super Bowl ndetse n'ibindi byagiye bibaho, aho kugira ngo mutererane mu kazi ko mu rugo, noneho nawe hwiture uyu munsi uza amasahani. Ni woza amasahani rero uraba umufashije. Tuvuge wenda se ku bantu batabana, amakouple ataratangira kubana, nabwo ushobora kuba ubizi ko umukunzi wawe amaze igihe se wenda tuvuge hari ikintu runaka yifuza, ushobora kuba wamugurira online akishima. Cya kintu ariko kigira ikintu gikora, ikintu kigira icyo kimufasha, aho kugira ngo umwanya, aho kugira ngo areke kwiga, aho kugira, niba uzi ko urundi rugero, niba uzi ko wenda se yibana muri kaminuza akabateka, mugure ka rice cooker, ni kugira ngo aho kugira ngo amare umwanya atetse wa muceri, abe yifashisha ka rice cooker, noneho iminota ye ayigaruze arimo ariga. Nyine tugerageze gutekereza out of box. Nukuri abantu bose ntabwo bakunda shokora n'indabo pe, ntabwo bivamo. Noneho rero hakaza ndumva navuze hakaza izindi ebyiri. Iyo ngiye kujyaho ni ya gift. Gift niyo nyine abantu benshi ba confusinga ko akeneye gift n'ibiki byose, ariko ugasanga n'ukuri ntabwo aricyo kintu umuntu akeneye kurusha ibindi. Nsubiye gato yo kuri akantu ka act of service, hari ukuntu abamama bakunda kuba bananiwe. Byibura muteganyirize ko uyu munsi muri busohokane, ariko nimusohokana si ngombwa ko muzana abana. Kwa kundi abana ari 3 4 n'iki, shaka babysitter. Niba mushaka umuntu ugumana abana mugasohokana, rwose araba yishimye n'umutima we wose. Reka tugire rero ku bantu bakunda ku receiving a gift. Hari abantu bikundira izo mpano. Nukuri umukunzi wawe uzimuhe nyinshi cyane, izo ndabo zimugurire, ariko none making sure ko izo mpano ugiye gutanga arizo yifuza. Hari umuntu ugiye kugenda akagura ishashi ya shokora, kandi ugasanga wenda umukunzi wawe yari yimariye nk'ukwezi ari gushaka gutibiro, ari kuri ka diet. Nyabuneka oya ntukore ibyo. Nyine jya uganira utekereza icyo akunda. Abagore akenshi bari expressive, abamaze nk'iminsi avuga ati nyamaze agakweto kanjye karashaje. Ushobora kwikoza hariya hirya ukabaza murumuna we, ukabaza musaza we, akaba yakubwira size y'ikirenge, aho gakweta amaze iminsi nyine avuga ko gashaje, akaba ariko wamugurira. Ashobora kuvuga ati nyamara nkunda gusoma ibitabo, maze iminsi numva ashaka gusoma ibitabo, genda umugurira igitabo. Ashobora kuvuga iminsi avuga ati ngiwe ndashaka kujya muri gym ariko amafaranga ni make, aho kugira ngo ugure izo ndabo rwose atazashobora no kuhira nyuma y'iminsi 2 zizaba yarengeje urugo, guriyo abone ajye gukora ajye muri gym.
ni byinshi navuga ku ma gift, ariko nyine de plus communica n'umuntu, de plus nyine ugenda umenya ibyo yifuza. Iya nyuma rero akaba ari words of affirmation. Hari abantu bikundira ko babaha imitoma, bababwira neza. Uwo muntu ntekereza ko ntawe navuga ngo aragoye cyangwa ntagoye, ariko uwo muntu aho kugira ngo ujye kumugurira za ndabo nk'ukuntu nabivugaga, shaka ka carte postale, wandikeho ibintu byiza byinshi umaze kumubonaho. Ushobora kuba ari ukumushimira ko ari umugabo w'intwari, ashobora kuba ari wa mugabo mwaciye mu bintu bitandukanye bibagoye, yahabaye nyine yahahagaze uko ashoboye, ongera umwibutse ubugabo bwe. Ari umugore rero umugire umwibutse ko ari mwiza, umubwire ko umukunda, yakubyariye abana, ongera umwibutse nyine agaciro ke k'umuntu cyangwa se nk'umugore mu rusange. Niba muri abantu mutari abana, imitoma byo ari ikintu mufite hafi. Niba kandi utazi no gutera imitoma, nicyo Google iberaho. Ujya kuri Google urebe twa dutoma twiza, twa tundi turi original, ariko ntabwo ari copy paste. Urebe ukuntu washyiramo akantu kako originalite, tumwe na tumwe ugenda uduhindura, turi mu cyongereza dushyire mu kinyarwanda, ibintu nk'ibyo ngibyo. Indimi eshanu z'urukundo rero ni words of affirmation, ku bantu bakunda kubwirwa amagambo meza. Quality time, kuba mwamarana igihe. Harimo act of service, akaba ari umuntu wifuza ko umugirira, gira ikintu umukorera, aho kugira ngo umubwire amagambo gusa, aho kugira ngo umuhe impano, aho kugira ngo ube uri spending nyine iyo quality time nawe. Hakaba n'abantu rero bakunda physical touch. Ntabwo ari itegeko ko umuntu agira urukundo rumwe, ariko hari urukundo ruba rudomina izindi ndimi. Ikindi kandi wenda se nagarukaho, niba utazi neza urukundo rw'umukunzi wawe, niba ari bwo mugitangira, niba se cyangwa se byarabacanze ukaba utazi neza exactement ibyo akunda, ubundi umuntu ukuntu aba yifuza gukundwa niko expressinga mu rukundo. Sinzi niba mubyumva. Hari abantu bari wenda tuvuge se bakunda gutanga impano. Uwo muntu niba akunda gutanga impano 80% nuko nawe akunda guhabwa impano. Uwo muntu niba ahora kwinginga ngo nyine tubonane, none se sheri, none se wanzaniye akana, nukuvuga ngo uwo muntu ubwo buryo aba aribwo akunda ko nawe bamugirira. Iryo naryo ni irindi banga rero nashaka kubibira. Nizere ko rero February kwezi kwa kabiri kuzaba kwiza cyane, cyane nyine mukelevatinga urukundo rwanyu. Ikindi kandi reka mbasigire recommendation y'ibitabo rero bijyanye na relationship ndetse no gukundana, ushobora kugura niba hari ibyo wifuza kugura. Nizere ko rero mumeze neza, nizere ko mwinjoyinze iyi video. Ushatse wa sharinga gift uri buhe umukunzi wawe muri comment, cyangwa se ukaba washaringa nanone love language yawe. Ku bantu batari bubone rero indabo, nabwo ushaka kuvuga uti ngewe uyu munsi ndimenya, nukuri ntuheranwe n'agahinda. Urukundo ruza igihe rushakiye kandi igihe gikwiriye, aho kugira ngo ujye muri relationship breaking yongere ikongerere ibibazo by'umutima n'iki byose. Byarutwa naho wasingo ukavuya kakeye, urifate kuri bya 5 wizigamiye, ugende wigurire kaje, nta kintu byaba bitwaye. Ndabakunda cyane rero, ndi Bukize, twongere dusubire aho gutaha. Witeka biteho. Tout ce que tu es, je l'avais demandé, tout ce que tu es. Oh, oh, no. Quand on est deux, rien ne peut nous arrêter.